Twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi b'amateka. Umukunzi wacu yaratwandikiye adusaba ko twamugezaho amateka ya Gatera w'Itanda na Rusizi wasambanyije umukobwa na nyirabukwe, ariho havuye inkomoko y'insigamigani yaje nk'iya Gatera. Uyu mugani bawuca iyo hagize igikorera umuntu amarorerwa kimuguye gitumo, nibwo bagira ngo cyaje nk'iya Gatera. Bakomotse kuri Gatera w'Itanda na Rusizi mu Buganza, bivuye ku mukazana w'ikirongore na nyirabukwe bakorewe amarorerwa na Gatera. Gatera k'Itanda yari atuye mu Buganza bwa ruguru ya Muhazi, agakunda abagore byamushajije. Umugore we bwite yari uw'Ibumbogo bwa Nkuzuzu mu Bwanacyambwe. Bukeye sebukwe wa Gatera ararwara araremba, bamutumaho n'umugore we barabibamenyesha. Gatera ahaguruka iwe ajya kureba sebukwe, yambuka Muhazi akomeza urugendo. Ageze Igicaca ashaka kunywa agatabi, areba ahantu hari agacucu arahicara, atuma umuhungu bari kumwe ngo ajye kumutekerera. Uwo muhungu ajya gutekera itabi mu rugo rwari hafi aho bari bageze. Urwo rugo rwarimo umugeni umaze gutinyuka abantu ba hafi, yari amaze kujya yirirwa mu nzu yarongorewemo, atakirirwa kwa nyirabukwe na sebukwe. Iyo nzu yarimo umuriro kuko bayicanagamo kugira ngo umuswa utazayirya. Uwo muhungu abonye akotsi kava muri iyo nzu agenda ari hagana. Ageze mu muryango abona umukobwa w'inkumi wicaye mu mfuruka aboha. Uwo mugeni yumvise umuntu winjiye abanza kugira ngo nabo mubo basanganywe. Umuhungu amuhereza intoki bararamukanya. Umugenzi amusaba igishirira, undi aramubwira ati tambuka nguwo umuriro ku rubumbiro. Aratambuka atekera itabi, arahaguruka amusezeraho aragenda. Amaze kugenda nyirabukwe w'umugeni amukurikiza amaso agira ngo amenye uwo ari we, ariko ntiyamumenya. Asigara yibaza ati uriya muntu mviriye mu nzu y'umwana n'uwahe. Uwo muhungu ageze aho Gatera ari amuha itabi, amushimira n'uwo mukobwa ati muri uriya rugo harimo umukobwa mwiza cyane, kandi ni umugeni kuko nabonye yitwikiriye mu maso. Gatera atari mu nzu wenyine sha? Uwo muhungu atari mu nzu, ari mu nkike ya ruguru yasa urugo, arabohera mu mfuruka. Gatera ati mfashira itabi, arahaguruka nawe ajya muri rwa rugo, aboneza uko wa muhungu yamubwiye. Nyirabukwe w'umugeni arareba abona Gatera yinjira mu nzu. Umukobwa abonye ko ari umugabo ufite icyubahiro arahaguruka yigira mu kirambi. Gatera amusanga mu kirambi vuba. Umukobwa agira ubwoba amuhungira ku buriri. Gatera akubita inyegamo amusangayo. Wa mukecuru agira amakenga, aribwira ati uriya muntu watumye umwana aho ntafitanye amasezerano n'umukazana wanjye, henga njye kureba. Ubwo rero Gatera amaze kugera ku buriri afata wa mugeni baragundagurana. Gatera amurusha amaboko aramusambanya. Igihe atararangiza wa mukecuru abageze ku muryango arabumva. Ntibyatinda Gatera arangije amanuka ku buriri n'igihunga cyinshi, apfa kwihangana amuhereza ukuboko bararamukanya. Gatera ariyandurukira. Uwo mukecuru atambuka agana mu kirambi ahura n'umukazana ava ku buriri afite ipfunwe ryinshi. Aramukoba aramukwenura ati yewe ganyabu, yewe bakosha badahanya we, yewe wo kanyagwa we, kugaragaza ingeso zawe utaranakizwa amasunzu. Umukobwa ati umukecuru urandenganya, uriya muntu simuzi, aje atyo nk'uko umubonye. Umukecuru aturambeshya, yohereje umwana aza yitekeza itabi, muravugana. Asubirayo ajya kuvuga ubutumwa. Amaze kubumubwira undi araza mujya ku buriri. Ntiyagufatiye mu muryango, ntiyagufatiye mu mfuruka, ntiyagufatiye mu kirambi, ahubwo wamushyiriye ku buriri bw'umwana. Umukecuru arashega ati henga inka zikuke mbivuge usendwe izo wakowe, zimena ikibanga zikobwa undi. Ubwo rero Gatera yageze aho wa mwana bari kumwe ari, asanga igishirira cyazimye. Arongera atuma uwo mwana ngo ajye kumushyiriraho ikindi. Umwana ageze inyuma y'umuryango yumva uwo mukecuru akwena umukazana we. Arahagarara akomeza kumva ko amukoba, yumva n'ukuntu umukazana amwihohoraho amusaba imbabazi. Undi aho kuzimuha akamutuka. Byose amaze kubyumva ati nimunyongerere igishirira ikindi cyazimye. Uwo mukecuru ati utekerera itabi ninde? Undi ati ni Gatera wo hakurya ya Muhazi, Itanda rya Rusizi na Giheta. Umukecuru ati murajya he? Undi ati turajya Ibumbogo bwa Nkuzuzu.
bamuha igishirira ashyira ku nkono ashyira Gatera, amutekerereza ibyo yumvise umukazana akorerwa na nyirabukwe, ati wagize nabi cyane, uriya mwana agiye gusendwa kubera wowe, kandi bambajije izina ryawe n'aho utuye byose ndabibabwira. None rero uriya mukobwa nabwira bene wabo ibyo wamukoreye ari byo bimusendesheje, bazakwitura ibihwanye n'ibyo wakoreye umwana wabo, kandi nibura ntumujyanye ngo akubere umugore cyangwa se umuhe umwana wawe akubere umukazana. Gatera amaze kubyumva ati mfashe iyi nkono. Umwana aramufasha, Gatera asubirayo. Ageze ku muryango yumva umukecuru akiyasira, yumva umukazana arira. Yinjira mu nzu vuba na bwangu, babona ageze mu kirambi. Afata wa mukecuru aramuterura amucana mu nyegamo amutura ku buriri. Bagirigiranaho gato, Gatera amurusha amaboko, nawe aramusambanya. Umukecuru akagumya kumutuka ati wagisaza we ndekura, nirenganyirizaga umwana wo gatsindwa we. Bibi by'ubusa, Gatera aramwihorera, aritonda biratinda. Umukazana aho yibereye mu kirambi agasekera mu gipfunsi. Amaherezo Gatera ararangiza amanuka ku buriri asezera ku wa mbere. Undi ati urabeho kandi urakoze kuko unkuye mu cyaha warunshyizemo. Gatera arigendera. Umukecuru amanuka ku buriri n'ikimwaro kirengeje icy'umukazana yari afite mu kanya. Nuko umukazana abaza nyirabukwe amwishongoraho ati mbese aho wowe ntumuhaye ko mwatindanye? Undi ati mwana wa hora mpore ceceka nceceke, ubonye ishyano mbonye irindi, mbese harya uriya mugabo ngo yitwa nde? Undi ati numvise wa muhungu atubwira ko yitwa Gatera. Uwo mukecuru ati bemera nyinshi, iya Gatera yo yaje ari sinsiga n'indamyi. Umukazana ati ntabwo mbireka, njye sindabyara, nzagomba gusaba amasubyo. Nyirabukwe ati mwana wa uramenye ubunyambuye n'isazi ntizakugwe ku munwa, n'ayo masubyo nzayagushakira nyaguhe. Nuko barigorora birashira, kandi bombi bakomeza kuba inshuti za Gatera. Nuko iyo nduru umukecuru yavugije yamagana Gatera yahuruje rubanda. Bigeze aho byose biramenyekana, bamenya n'izina ry'uwo mugabo Gatera. Kuva ubwo inkuru iba kimomo, ikije ari ingundirije cyose kigakoresha umuntu icyo atiteguye atanagishaka, bati cyaje nk'iya Gatera. Yaba umuntu aguye undi gitumo atamwiteguye, bati yaje nk'iya Gatera. Ngaho ahakomotse inkomoko y'insigamigani ngo yaje nk'iya Gatera. Murakoze cyane bakunze ba Zaratunyuze TV, Imana ibahe umugisha, munakora subscribe, mukora share ndetse munaduha na comment.